nari nzi ko urukundo n'akazi bidahuzwa, ariko haba ubwo umuntu aganjwe n'amarangamutima. Ariko ikibazo ni ese uwagukunze ukennye byamunanira kugukunda ukize? wowe se bimeze bite? Ni amahoro n'ibisanzwe. Yeshuwa ni amahoro. Kuva mwana mpamubwira banguka simbo bitese Ibyiza. hari umwana hariya birasa nk'aho ibintu byamucanze wenda bitameze neza, akeneye akazi cyangwa icumbi kimwe muri byo. Urumva rero ndagira ngo mukoherereze uvugane nawe. Nari mubwiye ngo reka ngusabire manager mubaze ko arakeneye icumbi cyangwa akazi. Umukobwa mwiza udafite ikintu abaye sibyo? Yego. Kugira ibindi birenze umubwira nyine n'umubwira ngo ngiye ndinde wawe ngiye umukoherereje sibyo? Wowe muvugane iby'akazi umve dushaka umugerageza like 1 week tukareba ko bishaka tubaye dusanga bikunda it's fine nta kibazo sibyo? Ntabwo ndagusegaje ndumva waza mu namwohereza nyine mukabivugana mukaganira. Okay. Ndakeka ko ari bubimbaze. Birashoboka. Ese ni mu mugura mu tukabura haramute byabikoze. Aramutse bimbajije bira kugenda umusekretari. Okay. Ya. Wimubwire ni kintu bitwaye. Sibyo naramuka ni kese yabikubaza. Wabwire ko umuzamu. Ushobora kutabikubaza. Ni buryo ni namwitudisiza. Okay. So ngiye kumubwira ikibazo byansengera gutangira. Sawa. Cyane kandi. Okay. Ariko wararengereye ho gato kabisa. Gute? Bijyanye n'iki? Ndi kuvuga urabizi. Ntekereza kuri umukobwa wakawe baramubwije ukuri ukamubwira uri. Bavuga neza. Yego. Kuko ngiye numva nyine wakawe baramubwiye uri we ukamubwira ko ari we boss. Kuko rega bari n'abakobwa badakunda nyine gukundana n'abakoresha babo. Hari abakobwa bateye gutyo. Ubuzima ntabwo kuri impamvu ntabwo bagutera kubwira ntabwo byari ngombwa ko ashobora kumenya. Hari abakobwa benshi bashobora kugukundira uwo uri we sibyo? Yego. Byashoboka cyane ko ndetse ashobora kumenya nyine ko ari njyewe boss hano bikamusunikiriza kunkunda kandi mu by'ukuri atari ibintu bimurimo. Ariko niba yarabashije kunkunda nkazamu ntabwo ushobora kuzamunanira kunkunda nka Kimbo uzwi muri uyu mujyi wamuhaye akazi agakeneye, ntabwo bishoboka. Rero niyo mpamvu njye ntabwo binteye ubwoba habe na gatoya, ahubwo ni nabwo bwiza nagomba kubikora. None se uramukunda? Gute? Wowe uramukunda? Icyo kibazo cyakora neza wenda ntakimusubira. Urabizi. Urumva niba nanafashe umwanya kugira ngo niyobereye nkemera ko uwo ndi nkemera ko umuntu woroheje cyane imbere yiwe bifite igisobanuro. Byarakuvunnye gusa. Ni igisobanuro cyiza urabizi uri inshuti yanjye ntaguhisha uretse no kuba duhuzwa n'akazi ariko nyuma y'akazi uri inshuti yanjye. Ni niyo mpamvu tuba turi kuganira ibi ngibi. Njyewe mbona kwibaza ukuntu ushobora kwambara iriya kote rwose amasaha 20. Biriya ni ibintu bisanzwe. Ubundi icyo ushaka uragiharanira. Niyo bavuga ngo ushaka inka ryambaye nanjye nzi icyo nshaka muri Nesa. Gusa ni cyiza. Ya? Rero nawe biriya nta kintu bimbangamiyeho. Nta nubwo bimvuna habe na gatoya. Ndetse mba ntibishema n'uburyo
iyo turi kumwe muri buriya buryo kuri rwa rwego tuganira mba numva biryoshye. Ahubwo nari maze iminsi ndi gutekereza nibaza nimba bidashobora kuzateza nk'ikibazo mu bakozi yasanze hano batakwisanzuragaho cyane, nyine bakuzi kuri bosi, bafite ukuntu bitwara, wakaza nyuma mu buryo noneho atanaje mumushaka, yaje nyine azameze nk'ubasaba, karangira nyine wenda kubw'amahirwe n'akazi ke kabonetse, hakaba hari abaje bakoze ibizamini, hari ibindi bitambo batanze runaka, agahita noneho yisanzura kuri we cyane. Nibazaga nta kibazo wenda byazateza se muri ubwo buryo nyine. Mbo ikintu kisajyanye nuko muri bari abakobwa bose nta muntu wigeze abona akazi mu buryo ngiye na mu professional. Yanze bize. Urabizi. Uburyo tubaha akazi ni ibintu nyine bikurikije amabwiriza n'abwe ajyanye n'umurimo. Rero nta kintu na kimwe bihangayikishijeho. Bibaho kandi abakobwa unabyitege ndetse twe nuko dutegeza n'ibintu tuzabihandurikamo. Birashoboka ko naho bitazanezeza bandi bakumva ni iki nyuma yo kubimenya birumvikana, kandi nawe ari wowe byakubaho. Umukobwa ashobora guhita avuga ati kubundi gute boss yakunze uriya muntu uje inyuma yacu. Bana abakobwa ariko buri muntu wese agira igihe cye ndetse n'amahitamo ye. Rero kuba njya no kumuvana hariya ku muhanda nabonaga hari nyine ibintu byamucanzonera ko bitameze neza, ariko kuva umunsi mubona nahise mbona ko ari umuntu udasanzwe. Niba bindi ngo iyo umuntu amaboko azaguye abona mukiramukanya, rero ikibona umuntu bwa mbere ko ari umuntu udasanzwe kuri wowe, uwo muntu uhita umumenya. Rero nahise mumenya. Abo bandi nabo twahujwe n'akazi, numva ko nyine bigomba kuba n'akazi. Ariko ikintu kibitangaje nta munsi nigeze ntekereza ko nakunda umuntu dukora akazi kamwe uretse no kuba ari umukozi, ariko ntabwo nigeze ntekereza ko nakunda umuntu dukora akazi kamwe. Ibi byo noneho ni ibindi bintu birenze, birahambaye noneho umukozi nkoresha. Ariko nibiba ngombwa n'akazi twamushakira kandi aho kugira ngo bizabangamira akazi ntuzahangayike, akazamushakira n'akandi kazi akagira akagenda akagakora, ariko ngomba kumukunda kandi nawe hari icyizere ko ashobora kuba abyumva. Ndabashyigikiye mwana nk'ibisanzwe. Akoze. Reka murikirane ibyo ngibyo tuzakomeza n'ibintu tubyitaho uko bukeye n'uko bwije, nta gihe cyose kivuka nzakumenyesha nk'uko bisanzwe. Okay, nta kibazo nyine ko akazi keza ibindi igihe twavuga nawe wamukunda ikintu kimeze neza. Nesa. Biteze. Ni sawa za. Mezite. Shameze neza. Kanisuriza ibirenge. Afite ibirenge byiza. Shara koze. Sara nziza. Kuri we turana wenyine. Nose ko ibyo nasanze. Wisanze he? Sibyo nagusanganye nturi wenyine igihe cyose, nanjye nize. Yego. Meze neza se. Yego. Ko wicaye wose ucaraho. Yemewe. Icara. Biremewe. Ubu nawe ko kurabaza. Wasanga ari byo ukeneye. Ushaka kuba uri wenyine. Wayashange ntabwo nkunda kuba njyenyine, noneho ntakwanga kuganira nawe kuko ukuntu mfata nk'inshuti yanjye ukomeye cyane. Okay. Nta kibazo. Ubwo nari nibaza ibintu urimo wiyumvira. Ndabona ko usa n'umuntu afite ibitekerezo byinshi. Nta bitekerezo, ni inyota ibinyishe. Ni inyota yari inyishe. Aranihuriye n'umukiriya arambwiye ati Nesa rwose fata akaji ka unywe. Abantu bahano bose n'abana beza. Wumva ibintu bimaze kugera ahandi gute? Nabirenze. Undi umaze kugira inshuti. Nicyo navugaga. Uwo se arya wowe unywa ji cyangwa ntabwo ujya unywa ji? Ndabona ko ntabwo ngikunda. Ubwo nari nzi ko nawe uri umurokore nkatwe. Ubundi. Kubona ko ji nyine ndi umurokore.
Bamura uranziza kusicyumeza kwita zamuwe ubundi ntacyo bitwaye oya ntago ari sawa ubundi amazina yawe yose uziko nani nakubajije nese utayambajije ngiye umunsi nkubaza ukambwira n'ubwambwira rimwe kuko numvaga ko wenda nawe wambaza cyangwa se urakoze gushima nyine njye nitwa Kuri Kevin niyo mazina yanjye yose ariko nyine bazi Kevin n'abakiriya n'abantu dukorana hano n'iryo zina nyine bazi cyane ariko amazina yanjye yose nyine ni Kimbo na Prince uryongereho Kevin noneho bizajya bingora nzankwirikira Kevin nta kibazo urumva rero nawe nzirimo ira yose zanjye rero nitwa Gaju Nessa Dorene amazina meza nyine agusa ubu ni wowe kabisa nawe rwose kandi dupfa kumbeshya ikibi cyawe dupfa kumbeshya asa nkanjye hehe ko no urumva hari ukuntu ibyiza byose biza bikizihira ku muntu ahantu hamwe ubu ubona ndi mwiza zadupfa kumbeshya nicyo ikibi cyawe niba ari njye nyine wenda umaze kubikubwira ariko ntegeka atari njye wawe Ashani we wambere usko bingira isoni we na meza usko uri kuntera isoni ntabwo ngombwa ahubwo ujye uvuga nakasi kuko niko bimeze murakoze gushima ngwino mwari kutubanira amasuku yanga ukumbwira ko ahagije gaho nsobanurira iby'aya mazi nuko Imana nuko narindimo hari utunarindimo nenda kuza nkabikora ariko ubundi aya mazi ntabwo yajyaga hamereka none se wasa none njye ukuyeho nyine biba byabaye hari utunarindimo nari numvaga ndi buze kuza nkakurikiza ibi ngibi nkareba reka twemere ko kibasiri yo iriho isite yo birasite yasaga neza no kwenda ritetse ara nese ninjye yanduje mumbabarire nuko ntabwo bizongera nuko hari ibintu narindimo numvaga ngiye kubita reka mutuma umuntu uvuga nabi buri gihe ikibazo cyawe dore niwe n'iki buri gihe ibintu byose ngo ugiye kubikora baza kwihanga ari bugiye ngo kubikora ngo ukayitugira ngo ibihe bibi ibyo bintu buryo nibyo hora ibintu by'ibihe sugu bizanyemo hano gute turi mu masuka hanga andi ari ibihe singa reba no mazi kuno hano ameze ufite rakrete dore ngiyi gukoropa yabaza kavanga ni ibintu bigoranye mwirwa muteza amasazi umva oderi hano wagira umuntu nawe biraza gukorwa nuko okay biriya byo noneho ari amavida mazi hari icyumweru erega nibyo nayenje gukora hari ibintu narindimo pe kandi ari njye ukuze wowe urusha kubikora cyane numvaga ninsoza biriya ndi buhitenze oya hanyuma se ibintu byenda bimanitse aha ngaha byo ninjye bihashyize ako mani hano nanjye ntabwo nshinzwe amasuku mfite akandi kazi nkora ntabwo akazi kanjye ari amasuku hano banza wabyitiranyije aho ugomba n'ugoranye ukuntu ntabwo ngoranye kubyo birumvikana hanyuma bareka kubaza nta kibazo wenda nibwo tumenya akanya ko kuganira twibwirana amazina wambwira umunsi musanga hariya ku marembo ari ryaje bagiye cyo sinzakira ubu wabaye iki byagize biti inkuru yawe mbwira ukuntu byari byifashe uko biri hari ikintu kitari kimeze neza rero naretse ngo ubanze utuze nagombaga mbitekereza nakagenda nakubajije imbere ariko naguhaye igihe kugira ngo niba ubanze utuze wisange mu kazi ngo iminsi umaze irahagije ko umaze gutuza ndetse no kwiyibagiza biriya niba utaranabikora nagusaba ko nyine wabirenga ko uba uri mu bundi buzima ariko ikibazo wari ufite uriya munsi niba bishoboka wakimbwira nyine byakugendeye bitewe inkuru yawe y'uri munsi byari bimeze biti shaza ugira ngo si birebire nta kibazo basi nyine shakamo imbaraga ubundi ubwire kandi nguteze yombi ubundi ukuntu byatangiye
Biriwe. Nshaka tukora nshaka tukuganira. Nta kibazo. Kuko mbabwire kuko nyirukana ari Ijoro ubizi ko haca ari Nyamasheke kuko mwamba bariye basi. Nose undi nazize iki mu byukuri? Kakazi nkakora neza nitanga nta kibazo cyanjye iri joro kunyirukana. Ubundi ibyo ngibyo murabona muri kumbanira kuko. Nase kutansubiza basi mubwire niyo wabwira boss akambabarira pe urabona ko wambabariye. Nizere ko ikintu bakwirukana cyiza. Njye ikintu bakwirukana ntabwo nyitayeho icyangombwa ngomba kukubwira nuko wirukana nta kintu. Ubu we ari muri umuna wawe koko birukanye rino joro azira hejuru kuba kutaryamana na boss kutaryamana nawe. Ntabwo nari nzi ko ari nicyo kintu uzize cyonyine. Wambabariye ubu ari we wabikora. Tekereza ari iki kingumishije mu kazi? Ufite umukunzi? Ndamufite. Wakwemera kuryamana n'umuntu udakunda none usa nka kuriya nka boss koko? Umukunzi wawe ntabwo umuha? Ibyo bintu ngiye rwose ntabwo njye naryamana n'umuntu tutarabana. Aha rero igihe nawe utemera ko muryamana nicyo gihe utagomba kuba uri hano mu kazi. Nga basi iri joro ryonyine ngende n'ubundi mwanyirukanye. No nabyiri joro ngende kukubwira ibyo bambwiye kandi ugomba kugenda. Nta mwanzuro narenza ku byo yafashe. Basi fata nka wandi sister wawe mbabarire igihe tumaranye ko nta kibi nagukoreye kuko basi mfukame. No njye ntago wakabaye warapfukamiye boss. Njye ntacyo kumfa. Wakabaye warapfukamiye boss. Wakabaye warapfukamiye boss. Ahubwo mu gihe utabashije gufata uwo mwanzuro wo kumupfukamira mbere nubwo byari ngombwa kumupfukamira wari kubanza ukamuhereza ibyagusaba akantu kamwe ukaguma mu kazi. Gusa simfite akazi kanjye mbaye iki? Nta kibazo basi kumusha. No uzi ko atananyishiye basi mbabarira. Nyine ibyo byose wakoze ni risike zo kuba atarakwishyuye. Iyo ubikora yari kukwishyura akazi kakagumamo nta kindi agukuye mu cyaro vuba aha ngaha. Rero urarenzwe utangiye kumva ko uri imbere ari umukunzi wawe. Wakabaye uha boss imbere y'umukunzi wawe. Erega natwe niko twabikoze. Nose ugenge gutanga ejo nose sinkora. Hanyuma se ndi gukorera ubusa. Nose njye ntago nkora. Ukeka se abandi bo twese turi hano mu kazi ari uko nyine twaje dufite uwo umutima wo kutamuhereza. So nacyo kuvugana nawe gihari, nacyo kuvugana nawe narenza ku mwanzuro nyine yamaye ugomba gusohoka ugataha. Natumwe urimo kwitwara nk'umuntu ufite kampani nawe wakabaye ukoramo. Nagaruka nguko wakabaye witwara. Uritwara nk'aho abakozi babuze. Inyuma yawe hari abakozi benshi. Ubu ngubu muhe ejo haza undi mukobwa. Amuhe nanjye naramuhaye nawe wari kumuha ukaguma mu kazi. Ntabwo ngiye pena nawe. So kutaye. Kumuha naramuhaye wari kumuhereza ukaguma mu kazi. Mva hejuru utahe. Akantu kamwe ntago ariko katuma utamuhereza. Mvana hejuru ubugoryi utahe. Yego genda rwose. Sawa bye. Aho urara ntago mazi ntabwo handeba. Abakoresha nk'aba baracyabaho muri iki gihe kuko byongeye no muri iki gihugu. Aha nuko byagenze barahari ko benshi nta nubwo ari wenyine. Basi nyine hangana ukomere sibyo. Ntabwo njye ndumva ari nk'ibintu bidasanzwe. Ntabwo nibaza ko ibyo bintu hari umuntu ugitekereza ibyo bintu.
shazamu amahirwe y'igihe nuko uri umuhungu n'akazi ukora mba mbona we ntabwo byakubaho ariko twebwe abakobwa buriya duhuriramo n'ibintu byinshi muri aka kazi dukora sinaka konyine buri mukobwa wese akazi twubu basi nyine yihanganye komere wenda reka twizere ko kuri ubu nyine ibyo ngibyo hano birenze sibyo igihe mpamaze ntabwo ibyo bintu ndabibona hano ntabwo ndabyumva nta n'umukozi uragenda kubw'izo mpamvu bagenda kubera izindi mpamvu kandi bamaze igihe twaratangiranye na bose rero ndakubiteye ubwoba nyine cyarakubabaje n'uburyo ubivugamo bimeze noneho n'uburyo nagusanze bikaba bigaragaza uburyo nyine byagushutse ariko iteka ibyiza umugisha ukomeye mu buzima bwo tugira ubanzirizwa nanone n'ibintu bikomereye rero birashobora kuba uri mu bihe byawe cyangwa se nonaha wenda ariko ejo ukazaba ubirimo ntabwo kandi Imana ntibabaza umuntu uhoraho sibyo nta n'ubimugerageza mu gitego kuba nkubaha bya buri munsi wenda nkakora ibyo ibirenze ibyo ngomba gukora ahangaha ni icyubahiro nkuhereza ndakumenyesha kanga ntari amakozi w'amasuku aho uzi ko dufitanye n'amasezerano n'amasuku se bihuriye hehe ntabwo njya nganda umukozi w'amasuku tangiye kujya witwara nabi vuga ukasakuza ukazana ingingo zikurengera zivuye iyo ngiyo nazi aho urabizi neza ko nakwirukana bigerageze none aha nsige nkusenyeye tujyane turi babiri ibyo bikanyisha ngo ngurire inshuti ya bose ni ibiki kigeza ko yagushyikira muri aya mafuti kuba ndi kwita ku isuku ya hano kwita ku isuku yito ntabwo nakubujije wibuke ko ngiye hangana ari umukozi w'amasuku y'ahangaha okay katega gutongana n'andi mpamvu azi ko amasige mwambara n'amashati ateye ipasi akomane nawe nuko tuba turi mu kazi nyine akipfunyarika nta kindi se ko nyine w'indashima sigende indashima ese ubundi ni nk'iki wakoze wumva nagushimira waba urishima iki akazi kanjye ntabwo nkanoza ubundi se ushimishwa n'iki muri ubuzima keretse kwiri gutoteza abakozi bahangaha wowe nande natoteje mbona unoteza rwose nta kibazo reka tubyihorere ibyo ngibyo ko mukora pe hano mukora hano n'amazi ababishinzwe baraza babikore ndakumenyesha ko ahangaha ntari umukozi w'amasuku okay ngo usubire mu byo wari urimo Mucho nawe vaye hano ibihe nyine bibi biraza ariko ni byiza bikaza kuko amanywa n'ijoro bisimburana ni nako ibihe byiza n'ibibi nabyo twicamo tukabirenga ubuzima bwacu nyine urakoze nawe nagize ubwoba nyine ko nawe bizamba ariko mbona abantu bahana abantu beza ntawe ubimbwira aha ndatekanye manajuriya wapi ntabwo izo fu ntabwo zigira bosi ndumva nawe utarabonye ntabwo nyine akunda kugera hano siwe kuki atageze n'uwo mwanya ntabwo yawubona nanjye sinzi impamvu adakunda kuza simbizi ariko numva nshaka kumubona pe uzi gukora ahantu utarabona bosi ukorera uzamubona ubwo ameze ati uzatungurwa n'umubona kubera nyine ndabizi ko uzatungurwa wowe uzambwira impamvu ngo watunguwe ariko ndabizi ko uzatungurwa wese wakubonye aha reka negereze mbere yigeze anagera hano yigeze agera aha ngaha sinzi impamvu wenda batamukweretse cyangwa utamubonye ariko yaraje kuva neza gukora aha ngaha cyane ntabyo namenye ntawe nabonye wowe ibereye mu isi yawe oya sinzi ibintu cyangwa uracyari aho ngaho utinya abantu bose ushobora kuba yizanye mu mukiriya yamuye amazi akomeza arigendera akoze
mba mwitayeho reka mba mwitayeho nuko utabibona nimbaye mbikwiye nabishima. Nesa Nesa Ukamwihorera. Nesa Karame ngwino nkubaze. Ndaje ana we abanaho Umwuga ntari binangire ko mumeze neza gahunda z'akazi. eka sana nazatuma byiza bingera Nesa ndaje ndi gutega igitambaro ana yanjye ese watinze kwita uri mu biki? ndi gutega igitambaro siri kubibona Ibitambaro se naho wibwiranaga amazina na boss nako zamuda. ako se ubundi ugira iti mbabarire mbabarire nunesha umutwe dore ntiyana nubwo rimereye neza. Erega wicaye wateze amaso. Ese mukobona rero hano uzi gutereka amaso neza. Natwe turabakobwa rega. Tugiye gupfa Kandi twaje imbere yawe. Oya zamusa. Oya ufite ishingiro rwose. Ufite icyo turusha. Ufite icyo turusha rwose. Rega uba wicaye hariya baraguhama. Nibyo mamagariya. Nibyo mamagare kumbwira. Oya niba ushaka zamugenda ntago ahari genda umubwire. Ngira ibyo wanshakiraga nje kugufasha iki? Nigiye na mu gikoni urabona ntaba. Kumfasha iki? Kuko utangiye kuna se nyine utangiye urumva warenze wazamutse uravuga rega umenye ko dusanze hanga kana twara abakobwa beza umva beza pe. Nta kintu turusha mukobwa mwiza. Nayo maso twabasha kuyaterega. Wambwira icyo mwambwira mu byubahiro byanyu. Mwambwira icyo munshakira ko mbafasha. Mwamenyanye ariko nyine. Mwibwiranye bihagije. Zamune inshuti yanjye rega nta kindi. Sinzi impamvu ubitindaho cyane niba umukunda aho murape. Zamu gusa se. Nabindi yakubwiye ko numva mwibwiranye mwamenyanye cyane. Se buriya bundi kukigeze zami wera. Inde. Nagubwiye ko ari boss se. Boss. Nakushawe nyinisha. Ubu ikiganiro cyose mwagiranye ntabwo giza kuvuga ko ari na boss. Buretse gato banze n'ibyo. No ugiye stambwiye. Zamu. Boss. Jemse bivuze. Mwese agiye nose kugiye utambwiye nicyo ngufasha basi. Akasha kwa yamwe. Wabona bya bigo byamugurira ibyo bizanga akaba ari kuvugishwa. Hanyuma se boss abazamu. Ndubana na stage ngiye ntazi. Nice ubangubaze. You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart,